Igitambo cy'urukundo episode ya 10. Muri episode ya 9 twasize Derek agiye gusura bakese. Gusa kigera hanze yatunguwe n'induru yasanze iri kuvugira mu nzu. Ubwo yahise yikanga agira ngo ni nk'abajura babateye cyangwa bicanye. Niko guhita akuramo imbunda yinjira vuba vuba ajya kureba ikiri kuba muri salo. Gusa ageze muri salo hari cyamutunguye. Twakomeje na episode ya 10. Kuri filime yacu Igitambo cy'urukundo. Ubwo Derek yinjiye muri salo asanga bakesi n'abajafete bari kubyina. Induru bayihaye umunwa yewe ubona ambiance ari yose. Bakimubona bahise bagabanya volume maze batangira kuvugana. Derek yahise ababwira ati, we muzi ko mu nkanze ngeze hanze numva induru muri kuyivuza cyane ngira ngo hari cyabaye. Burya mwaye mwibereye muri boom. Ariko reka mubyine dore mwese mururungana. Gusa mutumye nifuza kuza kuba hano bana namwe. Kesi asubiza Derek ati, azaje tukabana ubundi hari aho hejwe. Anyway, Pole Derek, ahungu wageze kuri gate ubura umuntu ugufungurira. Derek yahise amusubiza ati, byatarisha. Kesi aramubwira ati, Gake sinzi uburyo Jafeti yazanye agatekerezo ngo tube twimanukira akaziki mu bihe utaragera hano. Derek ati, sinumva se Jafeti azi kumara irungu. Kesi aramubwira ati, byahatari. Keza yahise avuga ati, have se mudakina Jafeti mugatuma yiyemera. Jafeti aramusubiza ati, ntago bankina Keza ahubwo bari kumvuga uko ndi. Keza abwira Jafeti ati, reka agenda. Keza yahise aseka. Arangije ahita ababwira ati, murekere ndabizi iyo mutangiye kuzamukana ahubwo Derek. Ahubwo kuba Derek aje mureke twitegure tugenda aho twashakaga kujya. Tumubwire icyo twamushakiraga. Derek yahise ababwira ati, ahubwo shani mumbwire ahantu tugiye kujya. Mufite amatsiko. Ubwo bakese bahise babwira Derek plan zose. Ubwo Derek yumvishe ko bagiye kwishimira intsinzi ya Jafeti. Yahise amushimira cyane anamuha felicitation kuko yaratsinze akagira amanota meza. Ubwo ibyo birangiye, Kesi na Keza bahise babwira aba Jafeti na Derek ati, twe tugiye guhindura imyenda ntabwo turi bugende twambaye ngi twari twambaye. Namwe murabizi abakobwa iyo bagiye guseruka uburyo bagenda bambaye bikoraho rikaka. Kesi yabajije Jafeti niba atajya guhindura style yari yambaye. Gusa Jafeti yamubwiye ko atari buhindure aragenda yambaye nkuko yari yambaye. Namwe murabizi abatipe ntago bigora. Gusa nabwo style yari yambaye yari nziza cyane nta kibazo zaziteye. Ubwo bakesi bajya guhindura. Gusa bagarutse muri salo Jafeti na Derek bahise bikanga kubera ukuntu bari bambaye neza. Wagira ngo bari bambaye bagiye guserukana n'abasheri babo. Ubwo bahise bavuga imodoka bari bugenderemo kuko ya Derek yari yo nini niyo bahise bapanga kugenderamo. Iya Kesi barayisiga. Reka tuve kuri bakesi na ba Derek tugaruke kuri kaminuza imwe. Hari abakobwa babiri beza barimo baganira. Gusa barimo baganira twagiye kubona tubona abasore bandi beza babiri nabo baje babasanga. Muri abo basore harimo witwa Max. Uyu Max mumwibuke muri episode twatangiranye. Ni wa musore twatangiye kugura intwaro mu buryo butemewe ku mwaro w'amazi. Ndakeka ari muri episode ya mbere cyangwa ya kabiri nimba ntibagiwe. Max yahise avuga ati, ariko Jori ko mubona tuje mugashaka kuduhunga. Jori asubiza Max ati, ariko Max ugira itiku kabisa nk'ubu ninde uguhunze uretse ko ushaka umwiyenzo ku bantu. Ubundi wagiye witonda nka Nob. Wa mukobwa wundi wari kumwe na Jori ahita ababwira ati, nawe waba ukabije. Bwira Max ngo yitonde nka Nob. Jori ahita asubiza umukobwa tutaramenya izina ate.
mugani wawe. Max yitonze ku rwego rwa Nobo yaba akabije. Nobo ahita avuga ati ariko wanje wajya ureka kumbeshyera, ubwo ubona nitonda koko kuri urwo rwego? Wa mukobwa nawe turamumenye bamwita Ange. Ange ahita asubiza Nobo ati uritonda ahubwo ugakabya urenze urugero. Max yahise aseka ahita avuga ngo Nobo aritonda, ubona atangaye. Ariko baravuga ngo ivu rihoze niryo ryotsa inzu, wasanga utamuzi ariko atwika. Joro ahita avuga ati wa mugani wabo na Nobo ari we musazi tutabizi, arenze nawe Max. Nobo yahise aseka arangije arabwira ati wasanga. Max ahita abwira Joro n'Ange ati ese ibyuki ko inzara itwishe mwagiye kutugurira akantu? Nobo nawe ahita abyungamo aravuga ati ako kantu bro vuza ukuri. Joro ahita ababwira ati tubagurira se kuko tubarusha amafaranga? Ange ahita avuga ati bambarize Joro, ndabona bashaka kwigira abakuzi ku basista. Max ahita abasubiza ati mubure kudufata neza, mwibuka ko muri iyi minsi hagiye kuza utwana dushya mu kigo, kandi murabizi ko utwana dushya tuba dufite no ku mavuta. Nobo ahita avuga ati yewe we, muzi ko ntari nkibyibuka ko hagiye kuza abana bashya mu kigo we? Bro tugiye gutwika kabisa, ubu job igiye kuboneka, gusa sinzi iyo job avuze iyo ariyo, gusa tuzayimenya. Joro ahita ababwira ati ariko ye, ubwo se murimo mudukangisha ubukobwa bugiye kuza gutangira hano university? Max ahita aseka arangije amubwira ati cyane rwose, none se ko mbona mutaba mushaka kuduha ibikeya, muragira tubigire gute? Joro ahita asubiza Max ati ariko banje guseka, muhumure rero namwe uko mutegereje abakobwa batwika, natwe niko dutegereje abatipe bashya bazaza, kandi nabo bagifite ku mavuta nkuko nawe uri kubivuga. Ange ahita avuga ati cyakoze Joro ubampereye ukuri kabisa, yagize ngo ino kaminuza yacu ni single. Max ahita abasubiza ati ariko murabizi ko nta basore mwabona b'ababogari nkatwe bafite namura nk'iza ino, baratuzi twakoze ikofi. Ange ahita abwira Max ati umva kandi aho abera ikigwari, atangiye kwitwaza amafaranga afite. Ibyo ukora kugira uyabone se cyangwa inzira wanyuzemo cyeka ko abandi batayishobora? Nkuko wasanga uyabona mu buryo bubi. Wowe ubundi uri intungane Max. Yabivuzeho ubona ari muri blague, gusa Max areba Nobo ubona bisa nkaho bikanzemo gake, ariko bahita bigarura bajore batarababona ko bikanze. Ni kuko mwibuke Max business akora twatangiye ari kugura intwaro mu buryo butemewe, kandi zari zivanze na drogue, bivuze ngo amafaranga abona wa mugani ayabona mu buryo butemewe. Joro yahise avuga ati wa mugani Max aba yikangisha abantu ubutunzi bwe, wagira ngo afite sumaku cyangwa se magnet izahora ikurura cash kugira zimuzeho. Nobo yahise avuga ati ereka sibwo mutangiye kuducyurira kuri cash zacu? Ange ahita amubwira ati ariko rimwe muba mubizanye. Max ahita avuga ati apu mureke tubivemo tutabishya n'ikiganiro. Ese ubundi Keza ariye ko iyo ahari aribwo story ziba zaryoshye? Joro ahita amubwira ati umva ye, cyangwa uramwemera ahubwo wabuze uburyo ubivuga. Ange ahita avuga ati natubwire duhite tumukorera umuti, dore Keza ni n'uwacu. Max ati ariko nshatse nanamukunda kuko n'umukobwa mwiza, ahubwo mumbwira ari? Joro ahita amubwira ati sha sinzi, ariko ejo nzajya kumusura mu rugo kuko simuheruka. Max ahita abwira Joro ati nujya uzamunsuhuriza. Ange ahita abwira Max ati Max uri mu rukundo? Sha muvande sinenzi ko abantu bagira umutima ukomeye nkawe bakunda. Nobo ahita amubwira ati umva ye babuzwa n'ikizi, bose se si abantu? Ange ahita abwira Nobo ati ese Nobo ubundi yo kutatubwiye wabengutse bimeze ute?
Joro ahita yitangura aravuga ati pu mureke Nobo wagira ngo yakandagiwe n'intama. Bose bahita baseka bahita babwira ati ubwo nabumvishe murashaka kungira topic. Ubwo bakomeje kuganira igihe kigeze barataha. Ku rundi ruhande aho bakesi na bajafeti bagiye nabo bari aryoheje reka sinakubwira. Buri wese afite uwari kwitaho. Bajafeti tayari yahuje urugwiro na Kesi, Derek nawe yahuje na Keza. Ubwo bararyoheje biratinda. Ariko burya umanga yaravuze ngo umwanzi w'ibyiza ni amasaha cyangwa se igihe cyarabagiranye barataha. Hashize iminsi itari myinshi nibwo Javeti yaje kubwiza ukuri Kesi kuri story ye na Sandrine wa mukobwa twataranganye bakunda mu cyaro. Amubwiye ko ashaka kujya kumusura yewe akanamubwira ko aho yagiye yatuye ameze neza, ko nta kibazo afite bameze fresh. Yewe yashakaga no kujya kumubwira ko namba yamuhaye yabuze uburyo yazacishamo kuko telefone bari barayimwibye atagifite na nimero ye. Ubwo Kesi yumvise story ya Javeti na Sandrine yose uko mbere Javeti yarayimubwiye ibice agenda amuhisha bimwe na bimwe. Gusa kuri iyo nshuro yamubwije ukuri kose ko na Sandrine. Gusa yarangije kubimubwira Kesi ari hafi kurira. Ubwo Keza nawe yarahari Javeti ari kubabwira iyo story. Ariko ubwo Keza na Kesi bari bumiye bari kumva uburyo umwana w'umukobwa yabaye intwari kuri Javeti akamufasha muri byose. Ibyo byose Javeti yabibabwiye agamije kubaka uruhushya kugira bamwemere kujya mu cyaro ajye gusura umukunzi we yasize mu cyaro bita Sandrine. Umutima mwiza wa Kesi murawuzi ntago yari kumwangira. Ariko uwo munsi Kesi yabwiye Javeti amagambo meza yamukoze ku mutima ye n'ibikorwa yamukoreye menye Javeti atazabyibagirwa. Kesi yabwiye Javeti ati Jafe uwo mwana w'umukobwa ndamukunze ku buryo utabyumva, ni intwari pe y'abakobwa bose bari bameze nkawe. Gusa nugera mu cyaro ukamubwira ko uba mu mujyi agashaka ntuzagire impungenge zo kumuzana. Yewe uzamuzane nanagera hano nzamushakira akazi kandi nzamuha naho kuba. Javeti yumvisha abwiye ayo magambo na Kesi yese yishima byatari. Yewe si byo byonyine Kesi yamubwiye. Ubwo yese abwiye Javeti ati Jafe nugera mu cyaro hari ibintu bito na bito uzakenera gukemura, bivuze ngo uzakenera amafaranga. Ubwo yahise amuha amadolari 500 ajya kuba hafi mu 480 by'amanyarwanda, ndetse amwemera ko azamutiza n'imodoka ye akazajyijyana mu cyaro. Javeti ibyo ntibyamutangaje kuko yafataga Kesi nk'aho ari marayika Imana yamuhaye, we ntiyumvishaga ko ari umuntu usanzwe, ko yamukoreraga ibirenze umutima mwiza wa muntu. Ubwo bwakeye Javeti afata imodoka ya Kesi yerekeza y'icyaro. Ari hafi kugera mu bice by'iwabo yagiye abona ibintu byinshi byarahindutse cyane. Ariko baravuga ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu. Javeti yageze iwabo hamwe yarerewe kwa Mukasi. Ageze haruguru y'urugo iwabo abona mushiki we ariko batavukana kuri nyina. Yabonye yarakuze cyane ahagaze ku muhanda. Javeti yanze kubanza iwabo ahubwo ahita abanza ajya kwa Sandrine aho bari batuye, kuko Javeti yumvaga ibintu wabo bamukorewe atanagerayo. Gusa yibutse agashiki ke yakuze bamubwira ko bavukana kuri se ariko batavukana kuri nyina. Javeti muri ahita avuga ati ngomba kujya gusuhuza mushiki wanjye nubwo mukadata dufitanye ibibazo, ariko mushiki wanjye we nta kibazo cyewe yari umwana mwiza kuri njye. Ubwo Javeti yahise agenda agana iwabo Sandrine kuko yumvaga aribo bantu akumbuye, kuko n'abantu bari baramwiteho mu cyaro hose. Ubwo yagiye afite amatsiko yo kubona umukunzi we Sandrine. Gusa Javeti ageze iwabo Sandrine yahabonye akubitwa n'inkuba, amarira amuzenga mu maso, yewe atangiye no kumanuka ku matama make make. Mu gihe akibaza byinshi yumvise umuntu aturutse inyuma ye. Javeti yumvishe uwo muntu aza amusanga, ahindukira vuba vuba ajya kureba ari inde. Uwo muntu Javeti yabonye tuzamumenya muri episode izakurikira, ntimuzacikwe na episode izakurikira. Ese ni iki Javeti abonye iwabo Sandrine gitumye azenga amarira mu maso akanikanga? Burasura muntu umuturutse inyuma aje asanga aho Javeti ari ninde?
ese nde muntu waba ukimwibuka mu cyaro? Filime ntibacanga kuko ni ndende cyane kandi muzasobanukirwa. Ndabakunda cyane, ntimwibagirwe gukanda like, munatere comment kandi mukore iryo jambo subscribe ritukura riri iruhande rw'iburyo ku batarabikora. Ndabakunda cyane.